ni ukuvuga rero buriya hari amakuru regamanzi reka nkwayambe uriya mugabo ni umunyamusanze ntabwo wari ubizi ikibazo buriya niho yakiriye arangira aza i Kigali so ni ukuvuga n'ibindi rero ndabikubwiye ni umunyamusanze yego erega ibintu byose mba mbizi nkawe birakeresha nzi ko biri ari ibintu byarangiye bitazanagaruka biri ibintu byabaye igihe kiragiye kwera hashize iminsi ingana nka kure uracyabitekereza ako wanambwira siko nta kintu byumpisha kuri inshuti yanjye cyangwa waramukunze ukaba uri gushaka kuta uriya mukobwa ntago namwibisemo se wampobera ukareka kumpa akaboko oya baraye ntabaye ntari bireka muhobe kuri guhena wampobeye neza ariko nabona oya nta kibazo gusa sha nta kuntu utagize wantabaye umujura yaranyishe uriya mugabo umutesha umutwe mpaka winjiye muri uriya muryango bafite amafaranga bafite amazu bafite amamodoka kiri ngomba kubikurikirana ibi bintu ugiye gukira ibintu ngomba kandi kubikurikirana ugomba kunyeza reka nkubwire reka ngende nimero ye ntiwayimpaye reka ngende nzamukurikirana amenye ibyo ari byo mukurikirane mpaka ariko urwane no kwinjira muri famiye ariko byo ni amafaranga oya bikurikirane nzaguha amakuru ariko uriya mugabo umutesha umutwe mpaka winjiye muri uriya muryango bafite amafaranga bafite amazu bafite amamodoka kiri ngomba kubikurikirana ibi bintu ugiye gukira ibintu ngomba kandi kubikurikirana ugomba kunyeza reka nkubwire reka ngende nimero ye ntiwayimpaye reka ngende nzamukurikirana amenye ibyo ari byo mukurikirane mpaka ariko urwane no kwinjira muri famiye ariko byo ni amafaranga oya bikurikirane nzaguha amakuru ariko ese ko umuntu uhagaze hanze none aje fata akayaga hano numvaga ntakeneye ariko reka mubaze sheri ibintu wambwiye by'uko nyina wa Migere nta kintu cy'imitungo yasize avuze nibyo koko ibyo nakubwiye byose nibyo ndakubwiza iby'ukuri kandi unyizere wizere ibyo nkubwira none se reka nkubwire ejo bundi umunsi nari niriwe hano umunsi ujya mu ntara umunsi mujyana mu ntara na Migere haje hano umuntu w'umusore yambaye costume arambwira ngo numwavoka urumva ngo numwavoka ngo Migere ngo yagiye ngo gusaba ngo yagiye gusaba ngo impanuro ngo kugira ngo amugire inama ngo ikintu yakora ngo kubye imitungo ye urumva haraza mbaza ngo urahari ngo cyangwa ngo yashaka kuganira na Migere cyangwa nawe je numva ibintu birancanze kuko bigeze kuri ibintu bimaze kuzamwa abavoka ndatekereza isi uyu mugabo ashobora kuba yarambeshye cyangwa yambwije ukuri ibyo nakubwiye byose ni ukuri ni ukuri pe ndakubwiza iby'ukuri ndabisubiramo kubyo nakubwiye ukuri kuko niba ari ukuri umenye ko zitabagira ingaruka kuri njyewe kuko wenda njye ndi gusaza ndi kuba mukuru ariko byagira n'ingaruka ku mwana wacu wanje oya humura njye ku ngaruka nta ngaruka mbona zishobora kubamo ingaruka zizava he umuvuka sindanamubona ngo nganire nawe numve ibyo ashaka maze rero hari ikintu ngiye kukwereka ariko mbabare ntabwo urabizi ko ntakunda kugira inuza nkumugira amadokima cyangwa iki ariko kuva uwo musore avuye hano natangiye kugira impungenge nanjye njya muri dokima zawe ziri mu cyumba ndeba iyi nyandiko urabona biragaragara wenda ko mwasezeranye nubwo ari iyaki ariko ndebye iyi nyandiko nasanze bigaragara ko ari iya vuba iyi nyandiko ni iya kera rwose ibi ni ibya kera gusa urabona ari fotokopi reba aya matariki urabona hari ahantu hahuriye n'ibintu byabaye kiriya gihe musezerana na nyina wa Migere
biragaragara ko inyandiko ari iya vuba sheri. oya ntabwo ari yavuga iyi ni iya kera rwose vuga wenda ko iyi tariki ubona ko bisa n'ibintu bahindaguye Ese babe njye ntabwo ndi kubyumva pe. Ndumva wankura mu rujijo niba ari byo ukambwiza ukuri. ntabwo ari byo dore dokima ngiye ndabikubwiza ukuri ntabwo ari byo ariko wicara hamwe urabona abantu barashaka kuduteranya barashaka kudusenyera tuza shyira umutima hamwe nta kintu ibintu bizatu nta ngaruka zihari kandi ndakurahira. Umva rero basi musaba ikintu kimwe. Niba wumva ko ibyo batubwiye ari ukuduteranya cyangwa n'iki. Je numva ukwiye kuganira na Miguel akareka ibi bintu niba bitari byo kuki ashaka kuduteza rubanda n'abaki. Reka mbanze mbona n'uwo mwavoka n'ubu icyo bamubwiye hanyuma Miguel we nta kibazo ibya Miguel ndabirangiza ariko tuzi urabona abantu barashaka kudusenyera baratwinjirira nawe ukabishyira mu bikorwa ibi ni ukugira ngo nyine baguteshe umutwe ariko abanyarwanda urabayoboye iyo babona abantu bibereye bameze neza bumvikana nta kibazo gihari baraza bagaca hasi kugira ngo basenye ubwo rugo nibwo bwa mbere wumva ibintu nk'ibi ngibi kwa kundi kwa migererera ahubuka niba atarigeze aganira nawe kuki ibyo bintu yabifasha akajya gushaka abavuga kuki atambajije se kiriya kigoryi we ibyo kukubaza yarambwiye ko abimubajije ngo yabikubajije ukamuhakanira ngo ukamutera utwatsi ngo ariko nyina bakamubwira ko ibintu ari byo ngo n'inyandiko zari zihari ariko ngo bazimwibye ajya gushaka umuavoka afite icyangombwa cyerekana aho ahera iyo mwana none n'ikigoryi ndakuguza uko biri kose nanjye wumve ko impungenge nanjye zanjye ari oya ufite ukuri ku mpungenge ariko mu rundi ruhande menya ko ari abantu bashaka gusenyera abanyarwanda urabizi iyo abantu babona bumvikana neza bameze neza bashaka kugira ngo urwo rugo rusenyutse. Okay noneho mbabarire kuba naragiye mu bintu byawe pe nanjye nuko nashaka kumenya ko ari ibyawe nta kibazo byanjye bira nta kintu nagurisha none izo kimanzi subizaho nazikuye ubwo ugerageze uganire na Miguel ibintu oya ndamubaza numva ibyambwiye kunesha umutwe igitesha abagabo umutwe nabyo muri byara nabi kiba cyane nacyo kito nzakigire ne koko naho ubundi mani biriya byagombaga kubaho mbese n'ubwa mbere umuntu ahombye tumwe mu mani igabanya ubutiku budafite ishingira akiye urumva tumwe mu mana Miguel kamubwisukuru uri nyana yimbwa ndi nyana yimbwa nawe uri nyana yimbwa mani ntukajye untukana ibyo ase umva nkubwire reka ibintu tubyoroshye nene reka nkubwire reka ibintu tubyoroshye mva maze nkubwire de reka ibintu tubyoroshye njye hari ikindi kintu twapfaga ku buryo wakumva ko nakora ibintu nka biriya bintu byose ni imipango y'Imana ni gute ushobora kuza ngasanga siko warambye ko nta muntu uzasanga mu buryo wanyu n'ubu oya mani mva maze nkubwire urumva kurwana nawe njye nta kintu uzumva urumva nese ubu nanjye ndwana urumva rero muti w'ikibazo icare hasi tuganire wowe upima nagukoma umva maze nkubwire nyene ndabizi waje byamaye gushaka kuzana umva maze nkubwire reka maze nkubwire icare tuganire nyene ndabizi icare hasi tuganire urumva si ikibazo cy'amafaranga icare hasi utuze ubundi tuvugane urumva tuza ibindi byose turabikorana byo ugabanya amahane mani urahaniga ndetse unjye nari nkwanze ku buryo byagenda kuri bambwira uburyo nshobora gusanga uriya musaza ari muri salo nanjye ntabwo cyambere kimwambwiye ko papa wawe nazigera amusanga mu rugo none usanga n'agakozi k'iwanyu agakozi witwa umukozi ntakicaye akiri maso gute biriya bintu atari umupangu wawe ntabwo wari umupangu wanjye ikigaragara viye yatashye wenda batararyama hari ikintu dupfa njye nawe ahantu ugeze nawe umfata mu ishingu kabisa nagakubise ivide mu mutwe ni ivide nyine nese unjye ibingibi urabona bihagije se yesu bamfata bakajya kumfunga buriya ntibyabaye ariko ntibyabaye niyo mpamvu naguhamagaye urumva kuvuga amagambo bihagije ngo ntabwo byabaye ariko ni igisibo agakozi k'iwanyu agakozi wagize amahirwe ntiyakwica ahubwo ubundi icyo nicyo kintu wari ukwiye gushimira Imana urumva umugambanyi bro ntabwo ndi umugambanyi nta kintu na kimwe biriya bintu nari mbizi urumva gabanya umujinya dufate byeri tumwe ubundi ibindi bizazana sibyo bose bajya kumfunga ariko ntibyabaye nanjye nibyo bintu ndimo kukubwira ntibyabaye gabanya umujinya cyakora nyine amafaranga yo tuzayabona urumva
icyo nakubwira cyo ni kimwe ikizi gahunda yari amafaranga sibyo ariya mafaranga ntayabona umusaza gusa uzabyicuza ariya mafaranga ugomba kuyaza ndabizi amafaranga arahari urumva noneho na viye yaje tuza amafaranga tuzayabona hari ikibazo ntabwo nkeneye 200,000 nk'uko nabisabwa gahunda ari kujya gufata miliyoni 2 ugomba kubona miliyoni yanjye nawe ukabona miliyoni yawe sinitaye ko uzabona kwanza uzanzanire miliyoni gahunda ari miliyoni 2 ntabwo bikiri 200,000 Sedebe geze nawe mfata mu ishingo geze nawe nyita umugambanye hejuru y'ibintu byose y'ubuzima bwose tunyuranamo ikibazo cy'amafaranga cy'ubundi nkaho cyakemutse ubundi buriya kuba viye yaje ibindi byose bindekeye urumva ese ubikiza nuko njye nawe twarwana nuko jya umutesi mwana ntabwo ari uguteta ubu ngiye nuso nagagombye kuba ndi mageragere imfunzo ariko ntibyabaye niyo mahirwe wagize ni bitabaye ikibazo cyari umutesi ibintu byawe byose urateta tu nese ndateta iradiri cyambe kimwe nayanze niyo wasize we cyambe kimwe niyo najana niyo mpamvu n'ubundi agomba kuba nk'uwo nyuzana urubuga kine ku buzima none kuba twaje gusangira hano naje gukina nawe gukina n'ubuzima ndimo ndakina n'ubuzima kuba naguhamagaye nkakubwira ngo nta n'icyizere mfite cy'uko wari no kuzangiraho kuko nakagambane kari nakagambane k'umuryango David uranjwe no guseka uri kubona bishimye ndire njye ntabwo nahangana nawe urumva kuko tugiye guhangana hano habiri ibindi bibi icyambere ni ukwiyubara urumva kwiyubara se n'ibyo byo kwiyubara ni ibiki mwana ibintu ubugaragaje ni ibintu kwiyubara ukina n'ubuzima bw'umuntu we ni kare Mr. Si kuryamye hakinguye. nagira ngo numva akayaga uri aho Uraho neza. Amahoro. ubwo mutugende mutadutegurira Ubushize rega naraje nsanga ntabwo muhari. Rero n'ubu nari namutse mvuye gusenga. Hari gift nari nateguriye anje ndabatereka mfite mu ndebe ko muhari nkanyire nyine nyimuzanire. mwikize Yego ni ibitabo nayo ndabona anje mwarabaye inshuti uyu bino bitabo ni ukuvuga ngo nibyo nifashishaga kera nyiga muri segonderi ndavuga rero mbizanye ahanje nawe byazajya bimufasha urabona ibi ni ibitabo byiza rwose narabyifashishaga nyiga segonderi biramfasha pe ndavuga rero anje wabimuhereza nawe byamufasha niyo mpamvu nanyuze aha ngaha mbizanye ngo bimuhereze nose ahubwo ari he ngo mbimuhereze anje nawe ari zana hazira ndabimuha anje nawe hari kandi nanjye nsanze nshaka kugenda amasaha yo kujya mu kazi yarageze ubwo numva wenda simbizi anje nawe oya nawe uhari ko numvaga sinshaka kubimwihera nawe uhari nyine mbiguhe se ubisubiraneyo uzabimuzanira bimuha nawe uhari rero none se noneho fata kino gikapu wazi ibyo uze kukimuhereza oya anje ntabwo ajya akunda ibikapu by'ibitenge kandi nawe wagikenera mu rugo wagikenera ukagishyiramo ibindi bintu oya ari njye nkimuhaye nta kibazo yagikunda umubwire ajya abikamo biriya bitabo n'ibindi byose nta kibazo afite igikapu ejo bundi hari byose yamugurije ubundi arenda kujyana ku ishuri nta kibazo agenda umva wakiga waba wangirije kandi ibikapu wanje afite ni byinshi Miguel arasohoka akamuzanira ibikapu se yasohoka nawe mba nabimuguriye ndumva nawe wagenda ukagikoresha nta kibazo nuse mami ubundi ubona bimeze bite nta kibazo gihari oya nta kibazo nuko ngiye kujya mu kazi ahubwo nyine usanze nawe ngiye kugenda ndumva twazasubira undi munsi nta kibazo ubu ngenda nasubije anje koko ntawe uhari anje ntawe uhari kandi dore amasaha ari kunjyana ndumva wagenda nese ubwo abo nari ndimo kumva bari guseka mu gikari nyine yego kwako wamuko bite ntabwo ubwiye anje ntawe uhari uzagaruka nta kibazo iki gikapu cyawe se kutakijyana kumusuhuza basi ndamusuhuza nta kibazo
Go bye. Josephina! Ntabwo ukingura yongera kinga. Iki kimukwega mbashaka kubona hanje buri kanya ni iki? Josephina! kubicara kuri kwagaragara wowe iki kuri hose kuri kwiki ninde wakuzanye ahangaha kumva impamvu wamunze ni ukuri data ese kuki wanyihakanye wa mukobwa we niba uteka imitwe witekera ahandi sibyo ibyo by'abakobwa b'i Kigali byo mwigira abantu bazi ubwenge n'ibikiri bike byo ntabwo ari byo iki kikuzanye ahangaha uje gukora icyaha nanubu uracyanyihakanye nubyanga rero niwanga kwemera kuri data ku neza no mu buyobozi turagerayo ahubwo twinjire twicare tubiganireho nimba hari n'abandi bana bato tuvukana mbamenye ndeke kuguma njyenyine kandi wa mukobwa rero w'intera stress genda ibyo ugenda ibyo wari uri kujya narize kureba wowe gahunda nari mfite niyaha jye urandeba wiki nkeneye kumenya gahunda afitanye nawe nkeneye kumenya ko hari abandi bana tuva indimwe nkeneye kumenya umuryango wanjye wa mukobwa wibeshye inzira usanga waruje iba ari inshuti z'abasore ujyamo ntabwo ari ahangaha wowe kayumba uri gusara umpamagara sinsara ngo wasaze uhamagara data jyewe mbasura ku mugore ntagira se ko wihakanye cyangwa uri kurota ko wihakanye twinjire twumvikane unyereka abandi bana mbasuhuze bamenye mbamenye wa mukobwa we jya uteka imitwe itekera ahandi ibi bintu biragera mu buyobozi nushaka ubigeze no mu ijoro njye ntacyo mpfana nawe kuba twarahuye rimwe bitamaze n'iminota 10 akaba ari byo bikuma ukuru akabona ukicara ahangaha ntabwo ibyo ngibyo bivuga ko gihara nkuzi sibyo icyakwirukanyije n'iki kinyirukansangirane icyatumye ugenda tutaganiriye ni uburenganzira bwa nyina agomba kugenda gutina nta byabaga bifasha iki hari akazi niri gukora hariya none urihurujuza kwicara ngo uza kwicara ukora iki ese uracyanyihakana n'ubu ntabwo urabyemera ariko kuki abantu mudatekereza nemera ibiki nemera ibiki n'ubu nurebera ko ndi umukobwa wawe reka abantu ntarasazi ubu uraje ushyira umutwe ngo ngure umwana wanjye urabona jyewe mfite abana ntazi ngomba kumenya umuryango mvukamo wa mukobwa hava atajya n'umuntu ubona unkoraho abakobwa b'i Kigali ushobora kuba muri n'abarozi jye ntago ngira umwana umeze nkawe nta naho nkuzi kuba twarahuye rimwe ntabwo bivuga ko ugiye kwita umwana wanjye rero ikintu nagufasha ni uko amaguru yakuzanye ukiyafite wakwihangana ukagenda ntaragutera ngo njugunye hara mu muhanda uze kweguka igihe bigushiriramo ugataha uzatungurwa n'umenya kuri data ibi bintu ntibirangiriye aho ibi bintu ntibirangiriye umwana ukangwa nawe w'umwana uzatungurwa n'umenya kuri data ariko sha uzi ko mwahiriwe n'umunwa ubu mugenda mwigize ngo ngo baso mugenda mushakishiriza zose ngo baso genda ibyo ugenda ujye gusera ahandi cyangwa ujye aho baturagura amashashi reka nigire ku kazi k'umukuta nantera n'umwana inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kitanago cy'ubuzima bwanjye inyandiko y'agahinda